CapCut, winjire muri CapCut uyifungure. Gutya nyifunguye urabona ngewe izi project zisanzwe zirimo nizo nari nsanzwe narakoze nkoresheje CapCut. Wowe uraza nimba ari ubwa mbere ukande kuri new project. Iyo umaze gukanda kuri new project uba ugiye guhitamo video ugiye gukoresha, ukora editinga video yawe muri CapCut. Urumva already uba wafashe video runaka uri buze editinga ukoresheje CapCut. Wenda tubare ngewe mpisemo iyi video, then ngahita nkanda kuri add. Kanze kuri add ihitiza ikagaragara gutya. Urabona wanayikina igakunda. Kanze kaka kantu cyangwa ukayistopinga igahagarara, ukanze akantu kameze nka mpande eshatu. Urabona ko iri kurodinga. Okay, imaze kurodinga rero ushaka kuba ufitemo wenda nk'igice runaka ushaka gusiba muri video yawe, sibyo? Uraza ukongera iyi timeline. Iyi timeline ni uyu murongo iyi video ibirimo niyo bita timeline. Then wamara kuyongera ukaza wenda tubare tumaze kongera uyu murongo tugiye gukuramo kuva ku masegonda 9 kugera ku masegonda 10. Turazana aka karongo tugashyire hano video yacu dushaka kuyikata. Nimba dushaka kuyikata, nitumara ugashyira hano turagenda dukande kwa aka gace kitwa split. Ubwo dukanda split turatubaye nk'abayiciyemo ibice bibiri. Abonye ko isi iba ibice bibiri, tuze dukande twongeye dushyire aka karongo ku masegonda 10, sibyo? Iyo maze gukashyira ku masegonda 10 nidukanda delete tuhite dukanda cya gice gisigaye kuva ku masegonda 9 kwa kase kugera ku masegonda 10. Urabona ko gise kivamo. Yabonye? Noneho gusubira inyuma, iyo ushaka gusubira inyuma ibyo wari ukoze ngo usubire inyuma, uraza ugakandaho agafresh kareba inyuma aka. Urabona bya bindi twari dusibye byose biragarutse, turabigaruye. Urabona ko byose byagarutse. Okay, noneho mu gihe uri kweditinga video yawe ushobora gukina video ariko video igakina mu yindi. Ushaka gukina video mu yindi uraza ugakanda kwa akantu kanditseho overlay. Iyo umaze gukanda kuri akantu kanditseho overlay uhita ukanda hano handitse add overlay. Nyuma ukanda kuri add overlay wenda tugiye guhitamo video dushaka. Kaduhitemo iyi video y'aka kamatch ka Tottenham vs Man City ka kera. Tuhita dukanda kuri ushe kuyikropinga ukabanza ukayikata cyangwa ugahita yadinga uko ingana. Tuhita dukanda kuri add. Tumara gukanda kuri add urabona ko ihisizamo nayo. Noneho ushe kuyigabanyiriza size. Uraza muri screen iyo hejuru iri kugaragaramo iyi video uyigabanye, uyifatemo uyigabanye uhuze intoki ukoresheje intoki. Wenda tuyishyire hano ku ikona yo hasi, sibyo? Wenda dukine video yacu reba uburyo biza bimeze. Buri video irakina ukwayo ariko biri muri video imwe. Uri kubibona ko video zose ziri kuba played muri video imwe. Okay, nyuma yo gukora ibi ngibi rero ushobora kongeraho text ukandikaho amagambo kuri video zawe, cyangwa se ukaba wagira gute, cyangwa ukaba washyiraho sticker. Yes, iyo ugiye gushyiraho sticker cyangwa ugiye gushyiraho amagambo runaka, uraza hano uraza hano
iyi video rero nayo twashyizemo. Twakomeje tugiye kureba uburyo ki dushyiramo icyo twakita sticker cyangwa icyo twakita text. Ushobora gushyiraho sticker runaka cyangwa ushyiraho text. Iyo text ushobora kuyishyiraho ugaragaza wenda izina rya channel yawe ukoresha, wenda nimba ari kuri YouTube ugiye kwandikaho amagambo bisanzwe cyangwa n'ibindi, sibyo? Ibyo bintu rero wakibaza ngo bikorwa bite. Kureba uko ushobora kongeraho icyo twakita sticker, sibyo? Urabona ya overlay yacu n'undi iracyari mu campaign, murebe. Urabona zino video zose zirimo, katuyitangize byo mubibone neza. Urabona video zose ziri gukina kuri ya timeline yacu, nta kibazo. Murabibona. Noneho ikintu tugiye gukora, nangiye kubereka uburyo ki turi bukore. Tugiye kweditinga video yacu tugashyiraho sticker cyangwa tugashyiraho icyo twita text, kwandikaho kuri video. Turaza hano handitse T or text. Text iyo umaze kukandaho bakwereka utuntu dutanu, ariko add text, auto caption. Udushyizeho auto caption, ibintu bano bantu bari kuvuga byajya bita byandikaho hano ama caption yabo mu cyongereza. Stickers nazo zikaza, tukaduhere kuri text. Dukanda kuri text, turaza hano twandikemo wenda icyo dushaka. Twebwe wenda channel yanjye yitwa Imihigo TV. Imihigo TV. Urabona ko byagezeho Imihigo TV. Ushobora gukoresha style zitandukanye. Ushobora gukoresha wenda iyi hano uburyo yise biba, cyangwa iyi kandi dukoresha iyi y'umutuku, ugashyiramo effect. Tugiye kurodinga effect runaka, abazo dukoresha dushyira ku iyi video yacu. Loading. Igeze kirodinga, reka tube twimura iyi Imihigo TV yacu, turi kuyigabanyiriza size tukayishyira n'ahantu runaka dushaka kijya. Wenda njye nyishyire hano ku ruhande rw'ibumoso. Urabona ko ari Imihigo TV iri kugaragara. Internet ndabona itangiye kugenda gake. Imihigo TV kati refreshing, turebe ko effect ziza z'uburyo ki tugiye gukora ira Imihigo TV yacu. Effect zaje, iyo effect zije ushobora guhitamo effect runaka ushaka, akaba ariyo iza kugaragara mwira Imihigo TV yacu. Urabona nimba mpisemo ubu buryo, urabona ko Imihigo TV itihinduka mu ubu buryo. Ibi mwabibonye. Tukanda ku kavi bikaba bigiyemo bikisevinga. Urabona timeline kiyongereyeho. Kaza ubwo ikindi kintu nangiye kubereka ni uburyo ki dushyiraho sticker. Turasubira inyuma gutya. Tumara gusubira inyuma, tuze n'ubundi kuri text, duhitemo sticker, tuzereke zirodinge. Wenda ushobora guhitamo aka sticker ka subscribe, aba ari keza, ushobora kugakoresha kuri video yawe. Nimba ari wenda kuri TikTok ushobora gukoresha aka ka flow, cyangwa se wenda ugakoresha n'akandi ka like n'utundi twinshi dutandukanye. Wenda twe dukoreshe aka ngaka ka subscribe. Kano ka subscribe. Tuzane aka sticker kacu tugashyire wenda hano. Turi kubwira abantu ba subscribing. Nawe uri kureba YouTube channel yacu, wadufasha ugasubscribing, ugakanda no kunzogera kugira ngo video yose tuzakora uploadinga ujye uyibona kandi kugereho ku gihe. Urabona ko twakanze kuri ka sticker ka mbere ka flow nako kajeho. Ushobora kuza ugakandaho akamenyetso ko gukuba, ukaba ukuyeho aka kantu ka flow. Urabona ko kavuyeho.
hasigayeho ka kandi ka subscribe. Noneho nubwo utu tuntu twadushyizeho, urabona kuri timeline ntabwo turimo hose. Ubu nkiniye video ntabwo guhera hano ntabwo twazaho. Urabona ko hano nta turiho, naho hose urabona ko nta turiho. Uri kubibona? Naho hose urabona ko nta turiho, naho hose urabona ko nta turiho. Ikintu ukora ni iki kugira ngo hose tujyeho? Uraza kuri za sticker zawe kuri timeline ukayikandaho. Iyo uyikanzeho hahita haza aka kamenyetso, hahita haza ibi bibaye nk'iselectinze, hariho akantu ko ku ruhande kameze nk'akarongo gahagaze, ugafataho ukayikurura ukajya guhera aho video itangirira, sibyo? Ukaza nanone hano ukayikurura kugeza aho video yawe iri burangirire. Wenda kuri subscribe ushobora no kurenzaho gato kugira ngo video igihe irangiye guplayinga kariya kantu ka subscribe kagumemo by'amasegonda wenda makeya, sibyo? Tukageze hano. Okay, kaza no kuri ka gastika twashyizeho. Twari tumaze gukora text, tugiye kuri ka gastika twashyizeho. Ka gastika kari he? Ngaka. Nako ukagakandaho kwa kundi, nako ukagakurura ukagatangiza video yawe, sibyo? Okay, ukaza ukanagakurura hano kakarangira aho mwe video twahisemo ko iri burangirire. Video yacu irangirira he? Tuvuge ko video yacu iri burangirire ahangaha, sibyo? Video yacu irangiriye ahangaha. Reka iki cy'inyuma tugikateho. Icy'inyuma tugiye kugikata. Wabonye ko twagikaseho, sibyo? Tumaze kugikata. Ariko igihe mukora video mujye mwirinda kuba mwashyiramo ikintu cyitwa copyright igihe iyo video uri uploading he kuri YouTube. Nk'urugero, gukoresha video z'imipira runaka wazidownloadinze kuri YouTube ntabwo ari byiza, kuko bituma video itagira gute, bituma video yawe bayihagarika kuri YouTube. Okay, urabibona ko subscribe iriho, Mihigo TV twayishyizeho. Ushobora gukoresha izindi sticker, ushobora gukoresha andi matext atandukanye byinshi cyane. Okay, iyi sound uri kumvamo nayo ushoboye kuyikuraho kuri video. Ushaka gukuraho sound uraza hano kwa kantu hano video irangirira, urabona hano handitse cover na hano mute clip video. Ugahita ukanda kuri mute clip video. Ubu ngubu ntabwo turi buze kongera kumva amajwi muri video yacu, sibyo? No kuri ya video iri kuri timeline imwe twakanze overlay, nayo ukaza ukayimutinga amajwi kugira ngo nayo ntituze kuyumvamo, kimwe nuko iyi video twanayisiba, sibyo se? Kuza hano muri overlay tukareba ya video yacu. Urabona iyi video niyo twashyize muri overlay tukayisiba, urabona ko ivuyemo. Dushaka indi video dushyiramo itarimo copyright, wenda reka dushyiremo iyihe, reka turebe video turi bukoreshe.
wenda reka duhitemo iyi video ko ariyo tugiye gukoresha. Tugiye gukoresha aka kavideo. Aka kavideo niko tugiye gukoresha, tugiye kukadinga. Nanone kagezeho, sibyo? Turakazanye kumwe naberetse, tugakurura kakaza aho video itangirira, turagakuruye tukuzuzemo kandi tubare ko tugiye gukoresha iyi video. Tuvuge ko dukoresheje iyi video, twaploadinge iyi video ko ariyo tugiye gukoresha. Iyi video niyo duhisemo, tuza dukanda kuri add. Urabona yagezemo ariko ntago ingana na video irisanzwe irimo. Reka tuyikurure ingane na video, tuze wenda tuyiterure, tuyigabanyirize ingano, tuyishyire ahangaha. Nituzaba dukina video yacu zose zirazamo. Noneho twakora iki kugira ngo tumintinge iyi video rero? Uraza hano ku iyi video, ujye kuri volume, ubundi ukuremo volume yayo. Gutya volume yayo ivuyemo. Ubu nituyikina ya majwi muri kumvamo y'aka ka video twari dushyizemo muri overlay ntabwo ari bugarukemo. Ubu tumaze kuyakuramo, sibyo? Ni ibyo ngibyo. Noneho gusevinga iyi video, uraza ukajya hano hejuru kwa kamenyetso kareba hejuru kaga arrow, kakandaho, nabyo bita exporting video, ugategereza, ukakurikiza amabwiriza babibwira, don't turn or close CapCut or lock your screen. Ugategereza mpaka video yawe imaze kuba saved. Ubundi iyo imaze kuba saved yuzuye 100%, uba ushobora kuyisharinga abantu, ukaba wenda wayigira ute, wayaploadinga ku mbuga zawe, yaba YouTube, TikTok ndetse n'izindi mbuga ukoresha. Mukomeze mukande follow, like ku mbuga zanjye zose.